Murakaza neza to the best YouTube channel in Rwanda. This is Sandrine. Nimba uri umuntu uri gushaka uburyo bwo gukura mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umutima, mu buryo bw'ubwenge, ku mubiri, ahantu hose, iyi ngiyi niyo YouTube ukeneye kugira ngo ukore subscribe. Okay? So, welcome to another episode of I Learn You Learn. We grow together. Okay? So, uyu munsi ngiye kuganira kuri depression cyangwa se agahinda gakabije, indwara y'agahinda gakabije. Muri isi duhura n'ingorane zitandukanye n'ibibazo bitandukanye, hari ukuntu ugera igihe ukabona ibintu byose wagerageje byaranze, ibyo ugerageza gukora byose birapfa, ubuzima bwaranze, hari ukuntu ibintu byose byifunze, ukabona ufite impamvu yo kwicwa n'agahinda, ufite impamvu yo kwiganyira, ufite impamvu yo kubabara, kandi koko izo mpamvu ziba zinafatika nta kintu bitwaye. Noneho bikagutera icyo bita agahinda gakabije, gashobora no kuvamo ibitekerezo byo gutekereza ko nta kintu umaze ku isi, ibitekerezo byo kwiyanga, ibitekerezo byo kwiyahura n'ibindi n'ibindi n'ibindi. So, uyu munsi ngiye kubabwira utuntu nize, kuko nanjye ndi umwe mu bantu bigeze kwicwa na depression igihe kinini. Nagize depression, wenda ndaza kuhanyura mu buhamya bwanjye gatoya bw'ukuntu depression yanzengereje ikangeza kure, ariko ngiye kubabwira utuntu nize ushaka gukora ugakira indwara y'agahinda gakabije cyangwa se depression. Alright? So, maniremo gake mu buhamya bwanjye, njye narwaye depression ndi umwana ufite imyaka nka 17, ndwara depression ndabyibuha, ngira umubyibuho ukabije. Icyo gihe nari mfite imyaka nka 17, 18, ariko narabyibushye ngera ku biro 93. Ndabyibuha, nkajya mbyuka mu gitondo nambaye robe de nuit narayemo, kuyivamo bikananira, nkayirirwamo nkongera nkayiraramo, nkumva mfite ubunebwe bwo gukaraba, nkumva mfite ubunebwe bwo guhaguruka ngo ngire ikintu nkora, nkumva mfite ubunebwe bwo kuvuga, nkumva mfite ubunebwe bwo kwitaba telefone, nkumva mfite ubunebwe bwo kujya hanze gusabana n'abandi. Umwanda uragenda uranyica, no gukoropa aho nicaye bikananira, no gutunganya icyumba cyanjye bikananira, gusokoza byo reka sinabikozwaga, ndagenda nicwa n'indwara y'agahinda gakabije. Njyewe personally nagiye ngira ibitekerezo byo kwiyahura kenshi, hari n'igihe nigeze kubigerageza kubera kumva ko ntacyo maze, nkumva ndiyanze, nkumva nta kintu nakora kugira ngo ibintu bizashyire bishoboke. So, nakoze iki, cyangwa se nawe uyu munsi nimba ari situation urimo wakora iki? Ukuri ni uko twese dufite ibibazo. Twese dufite ibibazo, ndetse ushaka kuba ufite depression no gutekereza kwiyahura, noneho umuntu yakuganiriza ibibazo bye ugasanga we afite n'ibibazo birenze ibyawe, ugasanga ibibazo afite nta namwe bihuriye n'ibyawe. You understand? So, icya mbere ni ukumenya ngo abantu bose muri iyi si n'abo ubona bagenda mu mamodoka meza, abakire, abasitari ubona, bose bafite ibibazo na struggles runaka barimo baracamo. Babigenza bate? Gute babona izo mbaraga zo guhaguruka bakagenda bagakora, bakagira icyo bigezaho, ukabona ntabwo bicaye hasi ngo badindire nkawe. Ntugire ikibazo, ntugire impungenge, ntabwo ari wowe wenyine. Icya mbere kizagufasha gukira indwara y'agahinda gakabije ni ugufungura umunwa ukavuga. Yes, gufungura umunwa ukavuga, ugashaka umuntu wizeye ukamuganiriza ibibazo ufite. Uwo muntu agomba kuba ari umuntu wisanzuyeho, agomba kuba ari umuntu ukunda, agomba no kuba ari umuntu wizeye ko adashobora kukuvamo. Nta bundi buryo ushaka gufungura umuntu ngo umubwire ikintu kikuri mu mutima. Abantu bakora amaskandara akomeye, ushaka gusanga ubana n'ikintu cy'icyaha wakoze kikakubata mu mutima ku buryo uvuga uti nta n'umuntu nagifungurira. Ibyo bibaho, hari abantu baba barisha abantu, ushaka kubikora nk'impanuka cyangwa nabishaka, ushaka gukora ikintu mu buzima bwawe ukaba wumva nta muntu ushaka kugifungurira, ariko nutafungura umunwa ngo ugire umuntu ukibwira, kizakubamo kikumunge, kikurye, kiguhekenye, kikumare. So, ikintu cya mbere ni ugufungura umunwa ugashaka umuntu ukunze wizeye ukamuganiriza ikibazo ufite mu mutima. Njya mbyibuka hari igihe tweze kujya gushyingura ahantu, duhura n'umugore, nta n'ubwo mugore nari muzi, n'uyu munsi ntabwo muzi, ariko ndibuka ko yavuze ngo yigeze kurwara, ngo agera muri koma CHK, ngo bamushakamo indwara ngo barayibuze, ariko arwaye, pressure iri hejuru, ibintu byose bimeze nabi, ngo yenda gupfa no guhumeka adahumeka neza, ngo kugeza igihe umuganga ngo yamwitegereje nkamubwira ati umva nkubwire wa mugore we, ntabwo pressure ufite ari pressure za naturere, ntabwo ibibazo by'umutwe ukabije ufite ari ibibazo by'umutwe biri naturere byizanye cyangwa byatewe n'ikindi kintu, ufite ibintu
bikuba mu mutima wawe udashaka kuvuga utigeze uvuga. Kandi koko ngo yari afite umugabo, bimwe mu Rwanda tuba tudashaka gusenya, ngo batamenya ibiri mu rugo rwanjye, ngo urahishira iki ngiki, afite ibintu byamumonze muri we, biragenda biramumunga bimuboreramo, bitangira kumurwaza amapresha, bitangira kumurwaza imitima n'ibindi. So open your mouth today and speak up. Icya kabiri ushaka gukora kugira ngo indwara y'agahinda gakabije ishire ni ugusenga. Mw'abantu mwe musenge, I can't even say this enough. No gusenga no kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Ikintu cya mbere ni ugutega amatwi ukumva, ukajya mu rusengero cyangwa se mu musigiti bitewe n'aho usengera ugasenga. Mu nzu y'Imana tuboneramo amahoro, muri Kristo harimo ibyishimo, muri Kristo harimo umunezero, muri Kristo harimo agakiza, muri Kristo harimo amafaranga, harimo abana, harimo umugabo ushaka, harimo umugore ushaka, harimo ubuzima ushaka. Ikintu cyose tugisanga muri Kristo, ariko icya mbere ni ukwakira agakiza, ukava mu butware bwa Satani ukaza mu butware bw'Imana. Mu yandi magambo, ukava kuba umunyabyaha ukava ku kuba umunyabyaha ukaba umukiranutsi. So you need to shift. Ukeneye kwegera Imana, nibwo agahinda gakabije kazarekera aho ngaho. Alright? Icya gatatu cyampinduriye ubuzima nkakira agahinda gakabije, nawe nzi neza ko wagerageza kikagukundira, ni ugukora siporo. Yo guys, I can't even say this enough. Gukora siporo byampinduriye ubuzima. Siporo ushaka kuza ukabona ziguteye ubunebwe, urazikora zikakubabaza, ukabona abantu bazikora ni abantu baba bashishikaye, ukabona we ntago wabivamo. Ariko reka nkubwire, siporo itsinda agahinda, itsinda ibitekerezo byinshi, itsinda agahinda gakabije, itsinda kwiheba, itsinda umunaniro wose wimvamo mu mubiri. Abantu barwaye depression, ikintu cya mbere uzabiboneraho, ugira umunaniro wo mu mubiri wawe udashira. Muri wowe ukumva ufite umunaniro ariko udashira, ugahora wumva wikurura, udashaka kuva aho uri, ibintu byose. Please haguruka utangire ukore siporo. Ntabwo ari ngombwa ko utangirira hejuru ngo usimbagurika nka bari ubona, aho utangira gake gake. Ushobora kuvuga uti buri munsi nzafata iminota 20 ngende, wenda mva aha ngaha ngere ku isoko ngaruke, cyangwa se nzajya nirukanka iminota 10, cyangwa se ubu byaroroshye, YouTube zirahari, hari ama YouTube channel aba ariho siporo. Uhagarara iwawe muri salo, just ukadownloadinga video ukoresheje internet, ugashyira hariya ugakora siporo. Gukora siporo bishobora no kuba kubyina, ugashyiramo indirimbo freestyle, ugahaguruka ukabyina, upfa kuba wabize ibyuya, umutima wawe ukahagira, birahagije. Ugahaguruka ukajya gukaraba, biguhindurira ibintu byose, uhita wumva ubaye umuntu mushyashya. Of course iyo ugitangira bigenda gake gake, ukumva urananiwe, ukaruha vuba, mu gitondo ukumva hari kukubabaza, umubiri uri kukubabaza, ariko mu gitondo nubyuka umubiri ukiri kukubabaza, ntuzatinye gusubirayo, ahubwo aba aribwo uzasubirayo, wongere ukore siporo. Gake gake umubiri wawe uzagenda ugira gute, umenyera. Alright? Gukora siporo ni ikintu ugomba gushyira muri rutine yawe ya buri munsi, cyangwa se mu bintu ukora byibuze buri munsi, cyangwa se byibuze ushobora gutangira 3 mu cyumweru, 4 mu cyumweru, gake gake ukazagenda uzamuka. Ngende ku rwego rwaho nashaka kumara iminsi 2 yonyine ntakora siporo, umubiri wanjye wose uhita umbabaza. But it is a very very good thing, kandi uko ugenda ubimenyera none uranabyinjinga ukabikunda, ukumva ni ibintu ukunze. Alright? Ikindi kintu kizagufasha gukira agahinda gakabije, niba wenda uri umuntu wumva ko option yo kuvuga no kuganira n'abantu atari ikintu wenda ushaka gukora, bitewe n'uko wenda nta muntu wizeye ufite, cyangwa se kuri n'umuntu udafunguka ngo ubwire abantu, ni ukwandika. Ndabyibuka nkiri umwana ufite imyaka 12 natangiye kujya muri therapy. Iyi system nayigishijwe n'umuganga wamvuye icyo gihe, psychologist, ariko nayitekinze for granted, ntabwo nayikoresheje kugeza igihe nkuze. Ndavuga ariko watangira nkakoresha kantu uriya muganga yanigishije kera ndi umwana. So ushaka guhitamo kwandika, ugafata igitabo ukandika ibintu byose wumva bikuri mu mutima, ibintu byakubabaje, uko byatumye wiyumva, agahinda byaguteye uko kangana, icyo wumva wifuza wakora, ukuntu ibintu byose byakubabaje n'abantu bakubabaje bose ukabandika. Ushaka guhitamo kubika icyo gitabo, babyita kugira agenda. Hajya ni na agenda, ni notebook yawe, something like that, I don't know. Ariko abantu benshi bagira utwo dutabo bandikamo amabanga yabo, cyangwa se ugahitamo kubyandika
wamara kubyandika bya bipapuro ukabica ukabitwika cyangwa se ukabicagagura ukabijugunya. Uko ukomeje ubyandika kagahinda gakomeza gasohoka mu mutima wawe, ukamera nk'aho wari uri kubibwira umuntu. Irebe nk'aho ari wowe best friend wawe uri kwiganiriza muri ako kanya, ubyandike cyangwa se wiyandikire ibaruwa, wandike ibintu byose wumva bikuri umutima uko bimeze. Nimba numva n'uwo muntu agutera umujinya wamukubita, nabyo byandike tuwamuma nkamukubita ingumi byose ukajya ubyimagine. Ushaka kwisanga uri kurira, ushaka kwisanga wenda utarize, ariko uko byagenda kose umutima wawe uraruhuka. Alright? Ikindi kintu kizagufasha gusohoka mu gahinda gakabije ni ugusohoka ukajya gusabana, ukajya kureba abandi bantu, ukajya out, niba uri umuntu wenda ujya mu kabari ukajya mu kabari, ukumva kuri music, ukareba abandi bantu uko babayeho. Nimba ari activite zindi wenda ari ukujya kureba umupira, sohoka mu nzu. Kwiheza ni ikintu gikomeye, kwiheza ni ikintu kibi, kwiheza ni ikintu gishobora kukwica, kirakumunga, kikagutsindagira, kikakudindiza. Kandi uko ukomeje uri mu mwanya wawe wenyine wigunze uri wenyine, niko ibitekerezo bigenda bikomeza byiyongera ku buryo ukomeza overthink, icyo bita overthinking. Overthinking ati noneho bigiye kugenda gutya, noneho wose ubigenza ukimagine utuntu nk'1500, ariko iyo usohotse ubwonko bwawe bubasha guhanagura bya bindi byose warebaga, cyangwa se wanagera hanze ukabonaho ikintu kigushimisha ukagaruka wabyibagiwe. Ibi bintu byose ushobora no kubikoresha nka alternative yo gufata ibiyobyabwenge. Hari ukuntu twibwira yuko n'unywa inzoga ugasinda uri bwibagirwe ibibazo byawe, kaninywesha n'ubundi byaranze. Cyangwa se ugafata ibiyobyabwenge, abana ubu ngubu bakora ibintu bikabije nyine, bakajya kwiteza inshinge za ice n'ibindi biyobyabwenge, mugo n'ibindi n'urumogi. Ahantu bitandukanye nuko biriya biyobyabwenge nta kintu na kimwe biba biri gufasha, biguheza pleasure y'akanya gatoya ukabyibagirwa, ariko iyo ugarutse ugaruka n'ubundi, iyo bigushizemo ugaruka n'ubundi uri mutaraga, none ibibazo unabibona neza uko biri binakabije. So aho kugira ngo ukoreshe ibiyobyabwenge n'inzoga no gusinda, wakoresha izi tips ndi kubahereza. Alright? Ikindi kintu kizagufasha kuva mu bwigunge no gukira agahinda gakabije ni ugukaraba. Kubyuka ugakaraba, kandi ugakaraba amazi akonje, ukambara neza, ugakora make-up nimba uri umukobwa, nimba utari umuhungu nako niba utari umukobwa ukaba uri umuhungu, ukisiga, ukisokoza, ugasokoza imisatsi yawe, nimba urusuka ugasuka, nimba ari inzara zawe ukazica cyangwa ukajya kuzisigisha, ukambara neza, ukarya neza, niba ari ngombwa ugateka cyangwa se ukajya hanze ukajya kurira hanze, ariko isuku ku mubiri wawe iguhindurira mood yawe, ukumva mood wari urimo irahindutse. So please, nababwiye ko ngiye nkifite depression, nari umuntu wigira umwanda, naho nicaye ntashaka guhaguruka, n'akavuyo kandi iruhande ntashaka kugashyira ku murongo. Haguruka mu cyumba cyawe, mu nzu yawe, uhashyire ku murongo. Nimba ukeneye ubufasha uhamagara umuntu aza gufasha, ariko ukeneye kuba mu gihe uri kunyura mu bihe bikomeye, ukeneye kuba muri environment cyangwa se ahantu hasa neza, hari ku murongo, utuntu twose turi ku murongo. Kubera ko uri guca mu bihe bikomeye, mu nzu yawe hakaba hasa nabi, ibintu byose bijagaraye, ivumbi, byongera akavuyo mu mutwe wawe, byongera kumva ufite umujagararo mu mutwe wawe. Niyo mpamvu ari ikintu cy'ingenzi ko mu gihe uri guca mu bintu bikomeye, ufite agahinda gakabije, inzu yawe ibe ari organized, umubiri wawe wakarabye, umeze neza, wariye neza kandi ukarira igihe ntiwicishe inzara, wasokoje, usa neza ahantu hose. Impamvu nisisitinga ku mazi akonje nuko hari ukuntu amazi akonje akangura umubiri, hari ukuntu amazi akonje afite benefits nyinshi cyane ku mubiri kurusha amazi ashyushye. Amazi ashyushye barashobora no kugusinziriza, ariko amazi akonje aragukangura nyine ku buryo uvuga uti mbaye mushyashya. Alright? Ingingo ya nyuma ndi burangirize ishobora kugufasha gukira agahinda gakabije ni ukwikunda. Kwikunda bitangira bite? Bitangira witekerezaho. Ufite kubanza kwitekerezaho, ukamenya ikintu cyaguteye ako gahinda gakabije, ugasubiza amaso yawe inyuma, ukabicoca, ukabireba muri detail. Byagenze bite? Byatangiye bite? Ese hari ubundi buryo nari kubigenza? Ese ko twageze aha ngaha, ubwo tubigenze gute? Ese mbikire gute? Ese ni izihe nzira zihari zo kubisohokamo? Ese niba nta n'uburyo bari bwo kubisohokamo nonaha, mbigenze gute kugira ngo nige kubana nabyo kandi ntibinandindize, ntibinashyire hasi cyangwa se ngo binyicire
umudendezo w'umutima cyangwa se ibyishimo byanjye. You need to think about yourself. Of course, solution cyangwa se ibisubizo bishobora kuvamo harimo kujya kureba umuganga, aba psychologist. Biriya bitaro by'Indera nubwo abantu bakunda kuvuga ngo ni ibitaro by'abarwayi bo mu mutwe, ariko ntabwo abantu bose bajya baba barwaye mu mutwe. Hari abantu bajya bajya gushaka ubufasha bwo kugira ngo babakansoringe, babashe kubashyira ibintu ku murongo kandi nta kintu na kimwe bitwaye. Okay? Ushobora no kureba ukavuga uti wenda hari izi inzira izi n'izi, reka aba arizo mbicishamo. Cyangwa se ukiga no kubana nabyo kandi ukabaho neza nk'uko navuze ngo abantu benshi bafite agahinda gakabije, abantu benshi bafite ibibazo bari gucamo, ariko ntabwo bamera nkawe ngo bemere ngo ako gahinda kagire gute kabaherane. So please, kwikunda, kwitekerezaho ukabicoca, byaba na ngombwa ukibaza ese ubundi ni ngombwa ko mbyemera ko binsindagira hasi cyangwa nshobora kubirenga. Hari ibibazo twiga kubana nabyo. Hari ikibazo cyiza ukabona cyakurambyeho, ukabona uragisengeye mu mwaka umwe, 2, 3, 4, 5, 6, ikibazo cyanze kugenda, ikibazo cyanze gukemuka. Nta kintu bitwaye, twese ibyo bibazo turabifite, ariko ukavuga uti no, njye ntabwo nzemera ko kinshyira hasi, reka nshaka ubundi buzima mbamo, reka nikomereze n'ubuzima bwanjye, tuzaba duhurira imbere. Ejo nibwo nabonye agakoti k'umuntu yari yapostinze ari kuvuga ngo nimba ubuzima bwawe ubona butari kugenda neza, ngo wowe bugenda buzagusanga imbere. So yeah, gukira depression uko bigenda, ntabwo utegereza ko ibibazo bishiraho cyangwa se ngo biveho, ahubwo urakomeza ukagenda, ubuzima bukazaba bugusanga imbere, bukagufatira aho uzaba ugereje. Ni ibyo nyine nashaka kubasangiza uyu munsi, mbifuriza amahoro y'Imana. Bye.